Umushyikirano no kugira ngo duhurize hamwe imyumvire yacu bitandukanye, imikorere yacu, ubushobozi bwacu bitandukanye. Umushyikirano ni ikintu gikomeye cyane kuri jewe, kuko mbona ko n'uburyo abanyarwanda babasha gutanga ibitekerezo no kubaza ibibazo ku miyoborere y'igihugu cyabo, kandi banari kumwe n'abayobozi babo, ku buryo abayobozi nabo bagira umwanya wo gusobanura ibikorwa na gahunda za guverinoma. It's very interesting to see that the president is just pointing at the minister and saying, answer to this question, solve this problem, and then they have to answer for them right away. That's in my world, that's democracy, and that's what this is about. Abatubwira dusobanurire neza uko dufata amezi 3 ya cotisation kugira ngo dushobore gutanga service ya health insurance. Ibyo cyatangiye niko twabigiraga, niko n'itegeko ryabiteganyaga. Dukora tugira tuti twihangane kuko nta mafaranga menshi twari dufite, tukavuga tuti umuntu namara amezi 3 akotiza nibwo azatangira kuvurwa. Reka nkwereke hari icyo numvisemo cy'ingenzi. Watanga amezi 3 icyarimwe wabona service. Yes. Aha, ubwo icyo nagishimye ni kizima. Nicyo rwose. Undi abandi hari uburyo bushoboka ku buryo ntawe ugira icyo atakaza, nabyo bikaba byakorwa igihe agenda atanga ya mafaranga uko byagenwe. Birashoboka nyakubahwa Perezida. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le Rwanda se développe maintenant. À quelles conditions? Il faut une certaine volonté, évidemment, c'est pas simple, les ressources ne s'inventent pas non plus. Et comment se passe la participation des habitants? Alors ça, on peut être d'accord ou pas d'accord, c'est pas la question c'est est-ce que c'est possible ou pas? Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a une sorte d'exemple, on pourrait dire, rwandais dans ce domaine-là? Naho leta n'abikorera ndetse n'abanyarwanda bari hanze y'igihugu bazana ibitekerezo bagashyira hamwe kugira ngo turebe icyatuma twihuta mu iterambere. Aho ngaho turicara abatabashije kugera hano mu mushyikirano ku nteko n'abanyarwanda bari hanze barohereza za message kuri Twitter cyangwa se ku matelefoni cyangwa se bagatelefona, bose bagatanga ibitekerezo byubaka igihugu. We came here not really knowing what to expect, and the experience so far, it's really been mind-blowing. You get the impression from the outside world that Rwanda is this dangerous place, and you sit down here and the president talks as if he's a normal person. You get that real community involvement here, and I really appreciate it. It's really nice. Mama, twaje kumva umushyikirano, twaje kwumva kugira ngo uyu mwaka utaha tuzagire ibyo tugomba kugeraho birushije ibyo tumaze kugeraho. Duteye intambwe ndende, ariko haracyari ibindi bishakwa kugira ngo igihugu cyacu kirusheho gutera imbere, haba mu bukungu, haba mu myifatire, haba mu mutekano. Mr. President, I don't know if you are my father or my leader, but I have traveled a long way and I have not seen nothing so beautiful. For me, this is the cleanest country I've ever been to, and it's black. I want to say that I travel a lot and I've seen a lot, and a country when with little tiny things make you understand we are on the right track. I jump in someone's car and they said, please will you put on the seatbelt? I go around any country, nobody cares. It means that whatever you're doing, Mr. President, keep on doing it.